Reka tubaye ikaze abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko abakunzi ba Gikundiro tuganire cyane imyitozo Rayon Sport isoje muri uyu mugoroba yitegura ikipe ya AS Muhanga ku munsi w'ejo. Birumvikana ni imyitozo itagarutse mu bintu byinshi bana by'imbaraga ariko hari ingingo akoze ibintu bitandukanye bitweretse 11 be ashaka kuzabanza mu kibuga ku munsi w'ejo. Nawe ngiye kubagarukiraho neza cyane nshingiye ku kuba nawe avuga ati ikipe yanjye igomba gutsinda kandi cyane kanatsinda ikomveka tugomba kuba duhagaze neza mu buryo buri tactique. Ikipe yitwa AS Muhanga twayikuraho amanota neza cyane kugira twitegure kurushaho twitegura igikombe cy'amahoro cyo mu cyumweru gitaha ndetse n'imukino ushaka kuzaduhuza n'ikipe ya PRFC wa kabiri akabwira abahungu ati ndashaka twihimura kuri APR tukayikubita tutayibabarira nshuti ni munkundire mbatema cyane muri zandane muri kijwe mboneye mu nzove umugabo witwa Haringingo Francis Christian Mbaya kwa kunda sanzwe mbere y'uko imyitozo itangira banza gushyira abasore kuri cercle bakaganira akababwira ko mu by'ukuri bajya gukora imyitozo kandi yifuza ko buri muntu wese yagira ikintu atahana nibura yungutse mu byo yarasanzwe azi. Haringingo nuko arimo ategura abasore mentaloma cyangwa se psychologically ababwira ati Rayon Sport ikintu yari yatakaje gikomeye cyane minsi yashize ni ikizere cyuko bishoboka gutsinda kubera ko yagiye igira ibibazo bitandukanye abatoza batandukanye buri wese azana tactique na technique ziwe bityo bikagora abakinnyi kubifata kandi championa ikomeza. Haringingo akavuga ati rero mwese muri abantu bakuru uri muto muri mwe nzamuzamura urwego ku giti cye ariko muri mwese tuzi icyo abareba bakeneye ni intsinzi byanze bikunze. Ku munsi w'ejo tugomba gutsinda tugatekereza ibizava hagati y'ikipe ya PRFC n'ikipe ya Al Hilal ku wa kane ariko twebwe ibyacu twabirangije mu karere ka Muhanga. Mutiro bimeze bite? Nazindutse iya kare si uvuga ko nazindutse mu museso myitozo abaye ikigorba nk'ibisanzwe ariko nazindutse ya kare mu masaha isa 9:2 naringeze hano kuri Skol Stadium aho ikipe ya Sport ikora imyitozo nkurikirana kanu kandi imodoka niyatinze saa 9:05 yaringezeho. Hari ingingo yababagezeho nawe ninkaho bahagereye rimwe ubundi baraseruka neza cyane bahita kubitamo jezi z'ubururu bwuzuye ubundi baza muri warm up bamaze gukora warm up urumva mwambara Serge bakubitamo utuntu two kugorora imitsi gake gake bashyuha ahita atangira kubakoresha amataktike agiye atandukanye kabisa. N'abasore bose bafite ikintu bita morale niyo bareba ku maso urabyibwira. Haringingo n'umuntu ubana n'abakinnyi nk'uko umwana abana n'umubyeyi we n'umukinnyi utagira imvugo wumvamo ikintu cy'umunabi icyo kintu abakinnyi bakakimukundira cyane mu byo kujera vestiaire yiwe kiri no mu bintu nyine bimuranga mu buzima busanzwe ku buryo abakinnyi bumva neza konsigne ze kandi bakamukorera nk'abikorera. Yababwiye ko rero mu by'ukuri babanza kuganira ababwiye ati abakinnyi banjye nta kintu na kimwe dufite gusobanura kitari intsinzi imbere y'abareyo. Amanota twarayataye ariko asigaye tugomba kuyabika uko yakabaye. Ati rero urugero rwiza turarutangira ku munsi w'ejo mu karere ka Muhanga turaba turi kwitegura dutsinda ikipe ya AS Muhanga tunitegura kukuramo gurira mu gikombe cy'amahoro ubundi tuzihure na APR kuri finale nge niyo nshaka. Batangiye gutegura bavuga bati ntacyo cyo gutakaza nta gutekereza umukino mbere y'undi turakina umukino ugezweho ariko target tubizi ko tugomba guhura na APR twikiranura noneho neza. Francis Christian Mbaya amaze kubaganiriza nyine bakoze imyitozo itandukanye ariko mu buryo bwanjye nabonye 11 ashaka kuzamanura mu kibuga ku munsi w'ejo. Muti ni bande rero reka twinjiranemo cyane nawe nizire ko tugiye kugendana muri comment ujye mumbwire niba ubona bihuye nubona bidahuye nabwo mu igitekerezo nanjye ndabivuga nkurikije uko nabona tactique ko arimo abigenza ntabwo nanjye ari je mutoza birashobora ko byanahinduka ariko iyo ntaguye ikiganiro nk'iki mukanyunganira muri comment bitabenyereka ko mwakurikiye kandi muri abantu b'umumaro cyane. Nizere ko amaze gukanda subscribe niba ari God bless you man go mugisha kabisa ariko niba utaranabikora kame mukaba ari cyo gihe. Hanyuma rero Kwizera Olivier uyu ni umusore udashidikanywa agomba kuba ahagaze mu izamu rya Rayon Sport bidapfa bidapfuka arahari cyane. Ganijuru Eria uyu ni umusore ukina ku ruhande rw'ibumoso uyu arahari. Hagati mu kibuga cy'Imanga n'umusore witwa Captain Yusudianye abangaba bamaze kwemeza neza cyane ko ari bo bakinnyi bakinana neza muri defense ku rwego rudashidikanywaho. Gusa mu myitozo yigeze kugenda akoramo impinduka agashyiramo na Emery ndetse na Rushema kubera yuko na abakinnyi bakwiye kuba bamenyerana kugira ngo ya defense itazaburamo umwe ugasanga undi yahangayitse. Birumvikana bose n'abakinnyi ubona ko bari souple bari tayari ibisigaye n'amahitamo y'umutoza kugira ngo abe yakuramo nk'umwe mu banyamahanga yongeremo umunyarwanda kugira ngo ayobone uko aramforusa imbere hiwe. Okay. So birumvikana rero uyu musore witwa Emery Bayisenge we
birayikiri cyane ko azaba arimo bidashidikanywaho, ariko none ashobora no kuba atanarimo bitewe n'imiterere y'ikipe yitwa AS Muhanga. Kandi Emery Bayisenge n'umukinnyi uretse kuba afite experience ihagije, ni n'umukinnyi n'ubundi mu kibuga we na Chimanga bakinana neza. Ubwo rero bashaka kuruhura nk'umwe mu defenseur ugasanga bashyizemo umwe mu banyarwanda kandi akaba yabikora neza cyane. Birireke ko yabari Emery Bayisenge. Hagati mu kibuga ni ba basore bakomoka hakurya mu baturanyi mu gihugu cy'u Burundi, ni uwitwa Likao Kitoko Maestro Pizarro wakinaga yoretse ko ngo banavuka hakurya mu burengerazuba bw'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rugaje bangana abahungu b'ifizi sinzi niba ariho bavuka bose. Ni Abedi Lokanda Bigirimana n'umusore witwa Tangwe Guruwari Ngongo n'undi ushaka kuzakina aca ku ruhande ari akajya itaza hagati mu kibuga tudafite umupira. Hanyuma na abasore ubona ko bose bari bien formé, Narisa ndashimiye wese namwibagirwa nindi ku kazi ka Memwe no mu kidashidikanywaho. Uruhande rumwe Azizi Kuronya Basane, urundi nyene yaravuze ko ari Tambwe, hanyuma umusore witwa Ndikumana Sumani akabatakira Mugisha Didier Taichi akaba yaba ari tayari kuba yaza kuba asimbura na witwa Habimana Yves. Abana bakinnyi agembo n'abagenda bahinduranya umutoza bitewe na konsinye abashakaho. Esabo 11 urabumva gute? Barasa na bunini n'ababanje kuri APR nta numwe uvuyemo, kuko witwara ingingo aravuga ngo Evan sinzi nanye ko imvuga ikakaye, sinzi n'imikakaye, ariko ngo wica imbeba ntababarira nihaka. Niba ashaka gutsinda arashaka gutsinda, ntago areba ngo ikipe ngiri oroshye ngo n'umwana. Reka ikipe cy'undi yituniye ku ikipe nayo yitsinda AS Muhanga nubwo iri muzimanuka ndetse irimo irakoresha amataktike yose abaho. Niyo mpamvu n'abareba bagomba kugenda bari menge ahubwo dutsinde byinshi. Nta wamenya gushaka kuza umusibuzi umeze nka Cyucyuyi, abareba bishyizemo ko yabibye. Nyamara Musari Angre nabonye nanjye mbona wagira ntabwo yabibye, mbona ntabwo yibye. Rayon Sport ndayikunda. Hari Angre nabonye mwa abantu umwe uwikeneye ambwire kuri nimero yanjye 0783422600 nyimuhe nawe arebe. Kajyaje bamukoreye ikosa pe, bamukoreye ikosa. Birashoboka yuko wenda umuntu wese yayoga n'amarangamutima akabati nyamuneka oya. Hari Angre nyine nabonye abantu banje bandi hafi barayizi, usure stat yanjye urebe iyo Angre, cyangwa se ujye kuri TikTok yanjye ya Tuza TV urebe iyo Angre nayishyizeho witwa Kajyaje bamukoreye ikosa rikomeye. Umupira w'amaguru ujye twifuriza abandi natwe tubaho twabyakira gute. Rayon Sports nishimira ko yariganywa witwa Ruboneka Yohane Bosco bataye ikarita y'umuhondo kandi bayikuye umufuka. Niwe nshiraho ikibazo, ariko Cyucyuyi hariya kuri penalty namubabariye. Nawe niba ugenda kubeshya uze kunyandikira ndayiguha urebe. Ibyo siyo ninda n'umukino wararangenera zitazabayemo zaranditswe nta kibazo kirimo. Icyo ushaka kubwira nuko Rayon Sport ikubwira ngo twebwe dufite target yo gutsinda imikino yose isigaye muri shampiyona y'u Rwanda. BK Pro League Rayon Sport yakaniye ko igomba gutsinda iyo mikino yose kugira ngo irebe ko APR yakora inifopa cyangwa se ikosa ritoya cyane ryahita rishyira kaga cyane kuri ikipe yitwa APR. Ariko ko biri kose APR nayo irabizi ko ifite abagabo bagomba guhangana nabo. Kuwa kane niyo Ner Meleke nako nari Hilali izakurikira niyo Ner Meleke ziracyari mu nzira zayo. So ntawavuga yuko mu byukuri yorohewe, ariko none amatu 8 ni menshi sinyabona ko yapfa kuvamo. Gusa Rayon Sport kubwira ngo mu gihe cyose umukino utararangira, kandi nayo principe yo mu sportif nyayo, igihe cyose umukino utararangira ntuzizere ko watsinze, kandi igihe cyose umukino utararangira ntuzizere ko watsinzwe byarangiye. Hari ingingo rakavuga ati jewe intego nimwe no gukina umupira uryoheye abareyo, uryoheye ijisho, ku buryo tunatsinda twateguye umuntu akabona ko bitaje giturumbuka, umuntu akabona ko bitagize gute bitadutunguye. Ubwo rero mu myitozo abandi basore bose barahari. Kabange Shimimana Emmanuel Kabange nawe yijemo. Ni umusore ukubwira ngo jewe ubuko narabukoze, ariko nta ngomba kwibagirwa inshingano. Ubushize hakinye Obed ku ruhande rwa Kabange nuko ari muri affaire z'ubukwe niwe ari kubanzamo.